Yo ladies and gentlemen, twongeye kubahereza ikaze ku muyoboro wanyu hano wa Empire TV. Nje bagezaho aya makuru wanyita Niyibizi Eric aka Zaro 250. Ubu tugiye kuganira kuri showbiz nyarwanda aho Bruce Melody bikeka ko ari muri Tanzania yajanye na Coach Gael, kandi Coach Gael twari tumaze iminsi avuga ko mu muziki nyarwanda nta mafaranga yarimo. Ese yaje kubona ko garimo? Ariko twabonye Coach Gael yakoreshereje umunsi mukuru manager wa Diamond Platnumz. Lelo Bruce Melody na Coach Gael bahuye na manager wa Diamond Platnumz, ni bigaragaza nyine kura imibanire myiza y'aba manager, kuko nyine twumvishe ko Bruce Melody na Diamond Platnumz bafitanye indirimbo iri muri studio. Binakekwa ko Diamond Platnumz na Bruce Melody bikeka ko bari gukora amashusho muri Tanzania. Ubita Coach Gael we ndi kubona ameze neza nyine mu birori, yizihiwe bya bindi by'imbere, afite amavamutima nyine yizihiwe, yahuye n'undi mukire mugenzi we nyine nawe uko byumva. Abakiriya ukuntu baganira ntago baganira nk'abakene nyine, namwe murabizi, ariko ganira ku maproje y'amamiliyari gusa, ntago bari mu maproje y'ibihumbi. Rero mbashishikariza kuja kuri channel ya Bruce Melody mugakora subscribe and share, natwe mutadusize nyine nka Noah Empire mugakora subscribe and share no magroup ya WhatsApp, Facebook and YouTube community, nyine kugira dukomeza duterana imbere twese hamwe. Rero yo lady nyine ubwo nyine nbashishikariza gukora subscribe and share nyine n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Turongera dusubire mu magandi ma video gataha nyine. Bye bye.